Uyu munsi reka tuvuge kuri aya mategeko ageze ku 10 y'urukundo buri muntu wese akwiriye kumenya. Ejo twavuze ku mategeko ageze ku 10 akwiriye kuranga urubyiruko rw'abana b'abakobwa bakiri ingaragu. Niba waracikanywe reba video ibanziriza ingiyi abandi amasomo bayageze kuri. Tudatinze reka dutangire n'itegeko rya mbere. Ntuzakunde umuntu ngo ugeze ku kigero cyo kuba wamuhendahendera kugukunda. Ushobora guhita wibaza uti se muhendahenze akankunda bitwaye iki? Birashoboka cyane yuko byarangira agukunze ariko 80% biragoye. Gusa abantu benshi cyane muri no minsi bajya bisanga mwiri kosa ndetse bakabisuzugurirwamo cyane. Njye ubwanjye mperutse kwibonera umusore wabisuzuguriwemo. Uzi ibintu byamubayeho, yakomeje gusirisimba ku mukobwa amusaba yuko bakundana. Umukobwa wabene nubwo byarangiye amututse akamubwira yuko atakundana n'imbwa, yaramaze igihe amubwira yuko urukundo rwabo rutashoboka kubera yuko afite undi muntu bakundana. Hagarika kwinginga umuntu umusaba yuko mukundana. Ikindi kandi bura ntago ari byiza yuko muhatiriza kukubaha. Menya yuko atari byiza yuko byagufata igihe umusaba yuko akwiriye kukwitaho. Have sigo bitazatuma utakaza icyubahiro cyawe. Burya biba byiza iyo nyiri kubikora bimwiviriye ku mutima. Nizere yuko byumvise neza. Reka tujye ku itegeko rya kabiri. Ariko se wageze hano? Niba wageze hano bitwerekwe ukandarike kuri no video. Ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Itegeko rya kabiri. Ntuzigere ubeshya uwo ukunda kugira ngo akunde yishime. Uti none agasore katirarire ko katarongora inkumi. Uko biri kose ibintu byarahindutse muri iyi minsi. Ubundi ibingibi hari igihe byari biharawe ndetse abasore benshi cyane ugasanga barabikora. Ubu rero abasista benshi iyo bamaze kumenya neza yuko wababeshya ibintu bita biba bibi cyane. Tekereza rero ibintu bubatse mu gihe kirekire ugiye kubona ukabona bisenyutse mu kanya gatoya. Ntibyaba ari ikibazo. Icyaba kiza rero umubyiza ukuri nashake ababare. Nyuma yo kubabara mu gihe gitoya hari igihe ibyishimo byanyu byazaba iby'igihe kirekire. Wagiye ku itegeko rya gatatu ariko reka mbanze nakire abantu bushyashya kuri no YouTube channel. Umuntu mushyashya no umuntu ubutaramara ukanda subscribe, niba utarakanda subscribe yikande kandi buko gufungura inzojya kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutsa ngaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngiye mukunze kubana ari nanye gutegurira ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka kuri no YouTube channel. Nitwa Urukundo Damas. Itegeko rya gatatu, ntuzarindire ko uwo ukunda agusaba yuko umufasha. Iki kintu ngiye kucyumvise neza. Si byiza yuko ushobora gukundana n'umuntu akagira ikibazo kugeza ubwo akikwibwire kandi nawe ari ibintu usanzwe ubona akagusaba yuko umufasha. Kubera iki se utamufasha mbere yuko agusaba yuko umufasha? Mu rukundo rero umuntu aba ari kureba ku tuntu twishi no kumenya ko afite ikibazo ukagerageza kuba wamufasha kugikemura atabanje kugusarara. Biri mu bintu byerekana yuko ari kumwe n'umuntu ufite gahunda. Tekereza ukundanye n'umuntu ukamenya neza yuko ibisambo byamuteye bikaba byamwiba ku kigero cyuko byamwibye n'imyenda yose, kandi ufite ubushobozi bwo kuba wamufasha ariko ugategereza yuko ubwe ari we azabikwibwirira. Noneho tekereza ari weho bibye akaba ari uri gusaba ubufasha. Uko biri kose nubwo ubwo bufasha wabuhabwa ariko si kimwe nuko ubwe yari kuza, uwo muntu yari kuza akakubwira ati nabonye ibintu byakubayeho nanjye natekereje gukora iki gikorwa kugira ngo turebe yuko ubuzima bwasubira mu buryo. Gutya wahita ubona ko uri kumwe n'umuntu wa nyawe. Rero birakwiriye yuko umukunzi wawe ugakwiriye kumufasha bitagombeye ngo abikwisabire. Itegeko rya kane ry'urukundo. Ariko ntiwibagirwe kuba wadohereza igitekerezo cyawe hasi. Birashoboka cyane ko watubwira kuri no video turi gukoraho bitewe nuko uri kuyumva, ariko none biranashoboka ko watubwira uti ubutaha muzatubwire kuri iki kintu cyangwa se ubutaha ndashaka ko muzampa inama zerekeranye n'ibi bintu. Reka twigire ku cya kane. Ntuzigere wibagirwa umukunzi wawe mu gihe yaguhaye byinshi udakwiriye kwibagirwa cyangwa se utashobora kwibagirwa. Mperutse guhura n'umusore ari kurira. Teserezwaga ni yagize gutya yishyurira umukobwa amashuri mani. Yarazi yuko bazabana byanze bikunze. Uyu mukobwa si iki kintu ni ikintu ateze kuzibagirwa. Igitangaje no kuntu yashoje kaminuza ari kumuheza invitation y'undi musore bari bagiye kubana. Nahise mvuga ngo bikomere biragwira ariko iki ngiki cyo ni simusiga. Ariko mu byukuri birakwiriye ko niba umuntu ashobora kuba yagukorera ikintu utabasha kwibagirwa, ntago ari byiza ko nawe wamwibagirwa. Reka twigire ku itegeko rya gatanu. Ntuzigere urutisha amafaranga urukundo, kubera yuko urukundo rwa nyarwo hari ibintu rutanga amafaranga atatanga niyo wagira ute. Ubu se mvuge ibyo umukobwa wigeze gukunda umusore azi ngo umusore afite amafaranga, nyuma yo kubana bakabana nabi cyane kugeza ku kigero byabaye ngombwa yuko batandukana. Muri kwa gutandukana agasanga ya mitungo yose yarazi ko bagiye kuyigabana agasanga nta numwe umubaruyeho. Abafite ibikomere ni benshi. Reka twigire ku cya gatandatu cyangwa se ku itegeko rya gatandatu. Ntuzakore ikosa ryo gukunda umuntu kubw'impuhwe, ahubwo uzamugirira impuhwe kubw'urukundo. Urukundo nibwo ruzaramba kandi rukamera neza cyane.
uzagerageze gucyaha uwo ukunda mwiherereye, ariko nimugera ku karubanda cyangwa se nimugera ahagaragara ugerageze kuba wamurengera. Ibi ngibi bizamwereka yuko uri umunyabwenge mu rukundo kandi uri umuntu wo gukundwa by'ukuri. Urajye ushimishwa nuko uwo ukunda akundwa n'abandi, kuko ni ikimenyetso cy'uko yakurutishije benshi. Ariko se gufuha wigirira kuzagukundira. Gusa birakwiye ko iki kintu ucyumva kandi ukacyitaho. Reka twigire ku cya 9. Ntuzagishe inama abandi y'umuntu ukwiriye gukunda uko yaba akwiriye kuba ameze, ahubwo uzabagisha inama byibura yuko ukwiriye kumukunda. Itegeko rya 10 ari ryo tugiye gusorezaho. Ntuzahamye ko ushimisha uwo ukunda uko bikwiriye, ahubwo uzabihamirizwa na nyir'ubwite. Aya mategeko 10 niba agushimishije bitwandikira ngo muri comment. Kandi ariko kuri no video niba utayikanze. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukande subscribe ndetse bika no gufungura inzogera kugira ngo nawe ube umwe mu bantu bazajya bakunda kugenda bona ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka ngaha kuri YouTube channel Urukundo Love Stories. YouTube channel ikunda gutambukaho ibintu bitandukanye ariko byerekeye urukundo, inama kuri urukundo, inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi bitandukanye biba bigezweho cyangwa se ubukwiriye kuba wamenya mu rukundo. Reka rero nkubwire ngo bye, reka tuze guhurira mu yindi video iri buze gukurikiraho, ariko mukomeze mutwandikire comment nyinshi cyane mutubwira kucyo twazabwiraho ubutaha. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nari Rukundo Damas.